Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 10 biragarutse, ukabona ibibazo 15 biragarutse. No kugira ngo ugerweho ukorere imwe ututsinda ikintu ubusabwa, nukora kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe uhita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba birikunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe, ibyo byose ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibona ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baragusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ushaka code twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 tubwira kare ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Tuguye n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwa uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwani cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande eshatu cyangwa ni impande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ari mu isangano bifite ishusho ya T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonera mu gihe kuri direct tuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Yavuze ngo nta giso cy'ukuri, bashatse ngo A ntabwo ari giso cy'ukuri, B ntabwo ari giso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari giso cy'ukuri. Hano urabona giso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko giso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko giso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano giso cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. No kuvuga ngo kino cyapa kiri mu bwoko bw'icyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza. Kino kibazo bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo, akavuga ngo icyapa kivuga ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza kirangwa n'imirango by'amabara asati. Uzahita uvuga ko ari umweru n'umutuku nibaramuka kikwajije mu buryo bw'amagambo. Naho niba kikwaza mu buryo bw'amashusho gutya, uzahita uvuga ko ari inzira idakomeza. Ubonye ibyapa biri kukugora, subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amakotano y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo kireke ku byapa cyakugora. Ubonye utari kuyibona, nyandikira kano kanya 0789 35 16 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira itara ry'ubururu imyase riboneka mu mpande zose. Ese ni ibihe binyabiziga babishobora kugira itara ry'ubururu rimyasa riboneka mu mpande zose? Arangwa ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Biga ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Se ngo ibinyabiziga ndakumirwa mu gihe kuri dawari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bazutubwiye ngo ibisubizo byose ni ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame bashazwa ngo A ikaba ari giso cy'ukuri, B ikaba ari giso cy'ukuri, ndetse na C ikaza kuba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona giso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe biro bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko giso cy'ukuri amaze kugitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro handitse cy'ukuri nta kindi ni se ibinyabiziga ndakumirwa. Ndakeka ko mujya muribona ari atara ry'ubururu myaka riboneka mu mpande zose kuri za ambulance zino modoka zitwara abarwayi. Bibutsa ko code ziri kuboneka, nyandikira umbwira ko ari ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigufashemo mu gihe gitoya kitarenze iminota 2. Code nziza tugwe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugiye ko uzakorera imwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, uhitemo ahasigaye twandikire aho waba uri hose mu gihugu tubigufashemo. Cyane cyane kwigana turi kumwe bikunda gukunda iyo uri mu mujyi wa Kigali. Ukeneye ko twigana turi kumwe, nyandikira cyangwa umpamagare kuri 0789 nze nkwigisha. Ukeneye ko nkwigisha mudasobwa, ibyo byose birashoboka. Warigisha amategeko y'umuhanda, ukeneye ko nkugura, ibyo byose birashoboka. Uri kure ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ibyo byose birashoboka. Twandikiye kuri 0789 cyangwa uyiduhamagareho, ahasigaye tugufashe gukora rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka ko neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bari kutubwira ibinyabiziga bino bikoresho bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo biri kugenda mu nzira nyabagendwa. Iyo uvuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga umuhanda mu gihe cya nijoro, cyangwa se ngo bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka ko neza muri metero 200. Wenda se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi, cyangwa se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, no ngo bitagishoboka ko neza muri metero 200. Hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Rero bigaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura, ariko bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo ari ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha nuzabigiyeho ikibazo, cyabizwa cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Beka ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Sega ngo uburebure ntarengwa ni burenga metero 8. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 nibyo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyo bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo cyose. Ikinyabiziga cyose gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugendaho mu saha, ndetse n'uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko mu kibazo cyacu waduhayemo ibisubizo 2. Ikibazo cya 4 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Ese ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? Arangwa abanyamaguru. Bya ngo binyabiziga bigenda ku bisiga 2 harimo nka za velomoteri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abanyamaguru n'ibinyabiziga bigenda ku bisiga 2 mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru n'ibinyabiziga bigenda ku biziga 2. Ndizera ko waramutamo sie, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa cyanditsemo ijambo ni mu ndimi z'amahanga, ni Icyongereza, rivuga ngo stop. Mu Kinyarwanda bisobanuye hagarara. Urahagarara byagenze ute? Hano ibisubizo 4 baduhahitamo kimwe cy'ukuri. Ucyandika ku papuro. Ngo uhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye.
wabona ibinyabiziga bikikwegereye ugahita uhagarara. Mbega ngo uhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, waba nta kinyabiziga na kimwe uri kubona ukaba wahagarara. Sega ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, wasanga abana bategereje kwambuka bari hariya ku nzira z'abanyamaguru bambukiramo, mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ni zebra cross, ugahagarara. Mu gihe kuri dore kutubwira ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku, cyangwa se ugahagarara mu gihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi gikoresha biriya bimenyetso bimurika, bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero wasanga harimo umutuku ugahagarara. Hano muri isomo kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo kuri nta kindi ni a, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye urahagarara nubwo nta kinyabiziga waba ubona, bitewe n'isangano ry'umuhanda ugiye kwinjiramo. Turi kureba iburyo bwaryo, turi kureba ibumoso bwaryo, kandi ni umuhanda ugiye kwinjiramo uri gukoreshwa cyane, bikaba ngombwa guhagarara nubwo nta kinyabiziga waba uri kubona, ukabona kwinjira muri iryo sangano ubonye ko nta kinyabiziga cyaje, ukinjiramo gake gake kugira udateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ugeze ntabwo wagenda uri kuvuza ibihoni by'ikinyabiziga cyawe, biba bibujijwe. Hari aho biba bibujijwe. Hehe biba bibujijwe? Ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Mbega ngo hafi y'ibitaro, se ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi. Mu gihe kuri dore kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri, kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntabwo wagenda uri kuvuza ihoni, uvuza ihoni. Hari ahantu biba bibujijwe. Hehe? Ndakeka ko isomo kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo kuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Ugeze hafi y'ibitaro biba bibujijwe kuvuza amahoni. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni uri na muzima, nta kintu wabaye, ukumva hari ukuntu bigenze. Noneho wibaze mu bitaro harimo n'abarwayi, biba bibujijwe rero kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ese kimara igihe kingana iki? Ari mu mezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. Mbega ngo amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Sega ngo imyaka 2 mu gihe kuri dore kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona isomo kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo kuri wamaze kugitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo kuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, ni amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Ibyo by'uba ugomba kubimenya niba uteganya kuzatwara ikinyabiziga. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira iki? Araba mu muyobozi. Mbega ngo umuherekeza. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuyobozi n'umuherekeza. Aho ni kuri se. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta isomo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Umuyobozi ntabwo ari mu nzego runaka, oya. Niba ari imodoka, umushoferi. Niba ari ipikipiki, ubwo mwita umumotari. Rero bara nibo bita abayobozi b'ibinyabiziga, umuntu uri kugenda ayoboye ikinyabiziga. Hari abantu bakunda guhita bahitamo se ngo umuyobozi ngo n'umuherekeza, kandi hari ikinyabiziga tubona gitwawe n'umuntu umwe, hicayemo umuntu umwe. Ubwo rero kugira ngo ikinyabiziga cyose kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Ndakeka ko waramuzitamo A, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura kora urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara
gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Urwo ruhushya rutangwa n'abandi. Murabizi ikinyabiziga nticyagenda mu nzira nyabagendwa kiriho ibyuma ntamenwa. Icyo kinyabiziga gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara kidafite uruhushya rwihariye. None urwo ruhushya kugira ngo ikinyabiziga kiriho ibyo byuma ntamenwa kigende mu nzira nyabagendwa, ese urwo ruhushya rutangwa nande? Ari ngo polisi y'igihugu, baba minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, se minisitiri w'ingabo, mu gihe kuri dore kuvuga ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona isoko kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoko kuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro kugira ngo kiriya kinyabiziga kigende mu nzira nyabagendwa kiba kigomba kuba gifite uruhushya rwihariye rwatanzwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, niwe uba ubifite mu nshingano. Ndizera ko waramaze utamo B, ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Mukunda kubibona, mukabona hari ibinyabiziga byahagaze mu muhanda, ukabona bashyizeho bino byapa biburira bya mpande eshatu. Ese bagomba kubishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Urabona utwaye nk'ikamyo ikagupfiraho, ntiwaterura ikamyo mu muhanda, ahubwo iyo ufite kino cyapa kiburira cya mpande eshatu hari intera ugishyiramo uvuye kuri icyo kinyabiziga kugira ngo uburire abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga bamenye ko hari icyago, bamenye ko bagomba kwitonda. Ese uba ugomba kugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro. A mu metero 5, B mu metero 25, C mu metero 45, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 100. Hano urabona isoko kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoko kuri bamaze kugitamo, ndizera ko isoko cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoko kuri nta kindi ni B, metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ndakeka ko waramaze gutamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ariko ziri kuboneka aho wabrose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 35 16 26. Ngufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Nkuhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Murabizi na ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubonekaho ku munsi yageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigishwa azakora rimwe ugahita utsinda. Mu twanya cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenza 4 cyangwa amatungo magufi arenza 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi yabona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Hatakibona neza ku buryo wareba muri metero 200, ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari nk'umucucu mwinshi. Rero hari ukuntu ino mikumbi bigomba kugaragazwa. Igaragazwa ku buhe buryo? Ayo itara ry'ubururu, itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi, aho ni kuri A. Mbega ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko ikiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta kiso cy'ukuri kirimo.
umukumbi ntabwo ugira ukuntu ugaragazwa. Ndakeka ko waramutse usamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabugenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga, ariko ntibirebe ibinyabiziga bikurikira. Niba ikinyabiziga gihagaritswe mu gihe cya nijoro bakagihagarika impande y'inzira nyabagendwa, hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo mwebwe muri kuza mugisanga mumenye ko kibabereye imbogamizi, kugira ngo mumenye niba muragabanya umuvuduko cyangwa se niba mutarakigeraho mukakigonga. Hari ukuntu rero kigaragazwa, ariko bari kutuvuga ngo hari ibinyabiziga byo iyo bihagaritswe ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana. Ibyo binyabiziga ni ibihe? Ari ngo velomoteri, mbega ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari iki? Mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. No kuvuga ngo velomoteri n'ubundi itwara umwanya muto ku buryo itabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande nayo itwara umwanya mutoya ku buryo itabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu yo mu gihe bahagaritse velomoteri, mu gihe bahagaritse ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, ntabwo ari ngombwa kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe bayihagaritse, ko n'ubundi iratwara akanya gatoya ku buryo nta kintu yabangamaho. Ariko nk'ikamyo, urabona n'ikamyo ukuntu iba ingana, iramutse ihagaritswe ntihagire ibimenyetso biyigaragaza kandi bayihagaritse impande y'umuhanda cyangwa ku muhanda, urumva ibindi binyabiziga bishobora kuza bikajya birayigonga, ikaba yateza ibyago. Ndakeka ko waramutse utamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka vitesse idakora. Byose bibaho, byabaho ryari? Ngo igihe kigenda hamanuka, mbega ngo igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga, se ngo igihe gifite feri y'urugendo. Mu gihe kude bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Ese ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga. Mu gihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, mukunda kubibona mu gihe cy'impanuka, uretse kuba icyo kinyabiziga kiri kugendesha amapine gusa, moteri niba yaka na vitesse niba iri gukora. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo, ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamura akora, urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Mbibutsa ko uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizame, fata telefone yawe twandikire cyangwa uduhamagare tugusobanurire. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Twandikire cyangwa uduhamagare rero ni kuri 0789 355 16 26. Ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda ngo ugaragaze ibi bikurikira. Kugira ngo ugaragaze iki? Ayo inkombe mpimbano z'umuhanda, be ngo ahagararwa umwanya muto n'umunini, se ngo ahanyurwa n'abayobozi b'amagare. mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo hari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, inkombe mpimbano z'umuhanda. Turahisemo A, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Iyo uvuze inkombe ni nk'ahantu umuhanda ugarukira, inkombe mpimbano rero z'umuhanda. Utari wahisemo A rero n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gusura ngero kizame, urabona kino cyapa gifitiye ishusho ni mpande eshatu,
umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Arangwa inzira y'abanyeshuri, mbega ngo abanyamaguru ntibemerewe, se ngo gace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. Mu gihe kuri bari kutuvuga ngo hegera aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyo ari ikembwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi kuri bamaze kugitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari igisozi kuri nta kinini de, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kigaragaza ko ugiye kugera hegera aho abanyamaguru bambukira. Uri kubibona neza mu kirango, harimo zebra cross, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, n'umunyamaguru uri kwambuka. Iyo ubonye kino cyapa ukunda kugera imbere ugahita uhabona zebra cross, niyo mpamvu hano bahita ngo nahegera aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Nkuko mbihora mbibabwira, tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. Ndakeka ko waramutse utamode, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Ibyapa biburira murabizi, bino biba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibyapa byo gutambuka mbere nabyo murabizi. Ubonye utabizi, sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda naguteguriye. Ubonye utari kuyibona, yandikira kuri WhatsApp 0788 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. None bari kutubwira ngo bino byapa bibura n'ibyapa byo gutambuka mbere biba bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira ahantu habyerekana. Muri make niba bari kukubwira ngo umuyaga w'intambike, icyo ni icyapa kibura kikubwira ngo wenda kugiye kugera ahantu hari umuyaga w'intambike, ukagenda intera runaka ukabona kugera ku uwo muyaga w'intambike. Niba bakubwiye ngo ikoni iburyo, ukagenda intera runaka ukabona kugera kuri iryo koni, rero iyo ntera niyo bagiye kuvuga. Aya ngo ni metero 150 kugeza kuri metero 200, mbega mu metero 100 kugeza kuri metero 150, se metero 50 kugeza kuri metero 100. Mu gihe kuri bari kutuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni a, ari metero 150 kugeza kuri metero 200. Biriya byapa bishyiraho mu ntera ya metero 150 kugeza kuri metero 200. Niba bakubwiye ngo ikoni iburyo, ukamenya ko uramaze ukagenda hagati ya metero 150 kugeza kuri 200 kugira ngo ubone kugera noneho kuri iryo koni ry'iburyo baba bamaze kukubwira. Ndakeka ko wari wamaze kwitamo a, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro, kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ashobora gusimburwa n'ayo matara. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. Aya matara magufi, mbega ngo matara ndangaburumbarare, se ngo matara yo guhagarara umwanya munini. Mu gihe kuri bari kutuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo, ubwo a ikaba atari iso cy'ukuri, b ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni c, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Turahisemo c, n'ikiramuka kije mu kizamura akora uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamuka ukora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe binyabiziga? Ari ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Bibutsa ko toni urugero rw'uburemere
kuvuga ngo toni 3.5 no kuvuga ngo ibiro 3,500 byose aba ari kimwe. No kuvuga ngo toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Se ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bino dukoresha turi kubigisha gutwara, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kinini D, ibisubizo byose ni ukuri. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga biba bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6 ni ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Noneho mbibutsa ko iyo bavuze ngo kino kibazo neza neza barongera bakakikubaza, ariko bakavuga ngo rimwe mu mwaka, uzahita utamo ko nta kibazo cy'ukuri kirimo, ko hano aba ari mu mezi 6, bino bikorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Habaye nk'impanuka, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se n'igihe hari icyago kidahoraho, wenda n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayobya umuhanda. Bakoresha rero ibyapa. Ibyo byapa bashyiraho bagomba kuba bifite amabara akurikira: ubuso bw'amabara asate, ari ngo ubururu, mbega ngo umweru, sega ngo umutuku, dega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Murabizi bakoresha ibyapa bitegeka, birakwereka icyerekezo gitegetswe: kata ibumoso gusa, komeza imbere gusa, kata iburyo gusa. Kandi biriya byapa bitegeka biba bifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bari batubwiye ku buso gusa, niyo mpamvu bari guhitamo ubururu. Noneho iyo badakoresha biriya byapa bitegeka, bakoresha ibyapa biranga. Nicyo cyapa bakoresha kiranga kivuga ngo kuyobya umuhanda, nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu. Ndakeka ko rero waramutse utamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabijwe uyu munsi cyabaza ngo icyapa gisobanura, gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza. Ara ngo utubuye dutaruka mu muhanda. B ikavuga ngo umuhanda urimo amazi. Se umuhanda unyerera, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Utubuye dutaruka mu muhanda na B umuhanda urimo amazi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Ese kino cyapa kigaragaza iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, nk'uko nari nabikubwiye, kikaba kigaragaza utubuye dutaruka mu muhanda. Ndizera ko kino kizame dukosora ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ugire uhite ukibonera ku gihe, kugira ngo nugerwaho uzakora rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga cyangwa se ukeneye kode, twandikire kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashije. Mukeneye kode utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, ugendeye ku mahitamo yawe tukabigufashamo. Ukeneye kwiga uhitamo kwigana turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online, ibyo byose tubigufashamo. Rero mutwe cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tuyafashemo. Uvuye gukora ukabona uratsinze, ikintu cya mbere ukora cyiza cyadufasha kandi kikadushimisha no gufata zino video ukazisharinga ku nshuti zawe, nazo zikaza twigana tugakora rimwe tugahita dutsinda. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.